gihendutse n'igiki we Prudence irahendutse kandi buriya Prudence kora akazi gakomeye ese mwana Prudence buriya nicyo kintu gihendutse wigeze wumva Prudence barazizamuye ibintu byose byarazamutse ariko Prudence ziracyari ijana zigura ngahe ijana shoze kukoresha izamake tajya twaguze izanga takaza nawe ifoto ashobora kuba banani 20 bamuhaye ari agatwika for sure 20 se gusa buriya uzacunge kuri TikTok saa 7 z'ijoro haba harimo abakobwa ku buryo aba yambaye iki ikarisa akajya online ubundi agakora online kandi ntaki uzi neza ko mu Rwanda TikTok idahemba nta muntu wigeze kubona wazamukiye kuntu yavuze ngo yaryamanye na se umukobwa se namukomeretsa ndi umunyarwanda akareka gute nta munyarwanda zago kereka ba Tanzania n'abaganda nyine ukomeretsa gute n'abakristo n'abati imbere biranagana ati inyuma se bimeze bitatu inyuma no birasatuye kumere twambaye bogisa yibagiwe yambarira igikanzu kwa kundi uri kugira vuba anigiye usohoka inkweto yambaye zidahuye ubwo agenda nta bogisa yambaye ageze imbere ati yagiye kurata kaka bogisa kiba ati bakristo imbere bimeze bite imbere biranagana ati bakristo inyuma bimeze bite ati inyuma birasatuye manuri iki Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi official naranamwenye made in Rwanda bisu Bushinwa papa kibwa. Iyi ni impano oya impano online TV. Wabyumvishe? Mvuze ngo iki? Impano online TV. Apana ubwo bwa 250 ntabwo mba mbuze. Nubwo ari code y'igihugu. Nakiriye umukobwa rero muramuzi ni Sheri wande. Ubwo ni bande wiciye akajisho yaranyenze ni bande wiciye akajisho ni bande muziranye badusuhuza abagabo bawe Jesus Christ ahubwo reka yasuhuza inshuti zanjye ahubwo reka manze nkwakire by the way ese uri mu biki uri urangariye nde nyukunda abagabo ese ndurukiko mushaka yiki ngende urukiko ku buryo nkunda abagabo oyenda abakobwa indaya n'urukiko ngo nibyo bikunda abagabo ariko wenda utari indaya ntabwo ndimo neza urukiko si indaya kuki ukunda abagabo nkunda abagabo nandi kureba inkoko ariko byo harigenga abagabo bajya babita inkoko da ngo bitewe n'uburyo akora mu rugendo rwe ubwo tuguhereho se ushatse kuvuga iki wese uri mu bagabo neza ngiye nkora urugendo ruto ubwo rugendo no kujya abantu urabizi neza ko bakuzi bamwe nese wabanje ukibwira abatakuzi ukabasuhuza uko wabona hari n'abashyashya hari umuntu wanyandikiye ngo shangure cya bibico nitwa Witonze Roseline ukabugira isoni no gakeya ntangiye kubishira ntabwo mbere dukoranye interview urushize twayikoze turi kumwe na Yaka ukaba uri isugi iwacu bararogasa ese umugani wanyu bararoga ese ubu tuvuge mana siko atipe ngo batagikunda n'abakobwa b'isugi yego bana biri kubagora cyane gute nuko mbyumva ibindi birenze hano bimbaza ese nuko iki badakunda abakobwa b'isugi arano hera kuri wowe urabakunda ngiye nkunda ngiye nkunda umva kuntu ubu nsinzemo mwana ese ngiye ndabakunda ngiye nkunda umwe ngiye mfite umugore mwana ese nabyuze ariko ngo abagore bose nabo umwami ngiye ntago ndi umwami ni igikomango riri bimeze bite ariko sinzi umuntu uri kurangara yesu uzukura mugabo yubatse shamani kabanya uburaya kuri Imana kabanya uburaya pe nirari ntabwo gabanije basi ntabwo gabanije baba we none ubaye nk'umujura ubaye nkayo nk'indaya uswambaye gutyo usa na buriyani katari sawa ubu ndamukunda byataye ndamukunda uriya mwana agira umunwa ni umutinganyi
bitwaye iki se nako ni umuntu amahitamo y'umuntu burya ntabwo uba ugomba ese wowe waba umutinganyi mani ngo ubutinganyi bubamo amafaranga bayidawe tangira tangira umukiriya wamuhase iki subuze ngo arimo amafaranga se kandi harimo amafaranga yose twajyayo ejo mani ubu ngubu Naka nabonye ngo satani ngo buranga aciyeho ngo wasanga abakobwa ari kwivugisha ngo sati baby sati sweet uyu munsi turajya kubera iki aciyeho afite amafaranga kuko abasisa bajya bamuhamagara ngo sati baby sati nyine ngo ntabwo yaba cyitwa satani bahita baryina bakagasireyinga bakajya sati baby aje afite amafaranga ntabwo wowe wahita ugira bikagira satani akongoje nimwaryamana wowe aga amafaranga burya ari buri kimwe atari buri kimwe I'm telling you true yababa we amafaranga ni buri kimwe ku buzima bwa muntu duhere ku buzima bwa muntu ubuse nta bakire bapfuye kandi batari bwigure bafite amafaranga yabo basize ariko yo bariho nyine niyo baba uvuze ku buzima bwa muntu aho duhereyeho aho ngaho amafaranga ntago agura buri kimwe ahubwo twihanganisha abantu babuze ababo ubu ngubu Imana bakire abandi nabo Imana bahe kwihangana n'abantu bafite ibibazo n'ubwo we ntabyo ufite se mwana kuki nta muntu ubura ibibazo uzabona badafite ibibazo abasazi n'ibigoryi gusa abasazi n'ibigoryi gusa ngiye nshaka kumenya igihe watariye ubusugi ibyo ngibyo n'ubimbaza warabyaye se ngende shaka ibyo kiganiro nacyo ndacyanze tuganire nk'inkumi nk'umukobwa tuganire nk'inkande tuganire nk'umuntu uri kubona ibiri inyuma y'ubuzima bwanjye bwitemo imbere tubyihorere ese bari ubu wakemera gukora akazi k'uburaya kugira ngo ubone amafaranga no sure I'm very sure ubu nta muntu waguha amafaranga mukaryamana no ntago nabikora ntago wabyemera yeah ubu nturi kwicira I'm very serious about this question I say I can't do wamuha no ndavuze ntago nabikora kuri ikibazo nkubwiye ko ndi serious ntago nabikora wamuha ntago naryamana n'umuntu kubw'amafaranga ushobora kubikora kubwa feeling numva mbishaka wenda nanamukunda ahubwo n'ibintu byateye byo kuvuga ngo ejo waraye kwa ntuze no nese ubu nta nubwo byibuze wenda tureke ibyo kuba wagurisha da urumva nta nubwo ushobora kuryamana n'umuntu akaguha iPhone se n'agatushi byose ntibihamagara kimwe uza abakobwa ahangaha bameze neza kubera ko gutunga izina rya telefone gusa bigatuma uticyubahiro ariko uticyubahiro he mubwira abana bo mu bipangu bafite iPhone abo ngabo niyo mahitamo yabo bafite n'imodoka abo nayo mahitamo yabo none se we kuki utahitamo neza nkuko wese wanze guhitamo neza mahitamo nago nyakunze buryo umuntu wanze kukumanika telefone respect is the first something for about the girl ni ikintu cy'ingenzi kwiyubaha ku mukobwa sibyo ese kwiyubaha ubundi ntiwareka kuryamana ntiwiyubahe njyewe icyo nkubwiye cyo ku giti cyanjye nyine bitewe n'imyumvire yanjye cyangwa se karagiteri zanjye numva ko ntaryamana n'umuntu ku bw'amafaranga ntago ibyo bintu ntago ubuse ageze byibuze umuntu uko approachinga udafite amafaranga mwaryamana kurumva ku mafaranga ho ntago wabyemera nahubwiye ngo sinkubwiye ntago ngiye kuvuga ngo ngiye ngo ndi honete ntago ndi honete ntago ndi intungane ntago ndi umunyakuri cyane ko ugiye nshobora kuryamana na boyfriend wanjye ubuse ko ari umukobwa ahangaha nzi urumva ukuramo imyenda yose akambara ubusa kugira ngo yibonere amafaranga acuruza twita manikara nagatwika bamwita joze rebe bamwita Jessica ndebe rero mwana nyagasani uru rwego ugiye ntago narugeraho kugeza ubwo umukobwa yambara ubusa amabere n'ibintu akashyiramo intoki ngono kugira ngo amafaranga yabone ese ngira ngo yapfutseho ntabwo yapfutseho ahubwo intoki ebyiri yazishoyemo indani arangije afataho ahandi ahisha ku nkoko gusa ku nkoko zuminga wereka abafana oya shwi reka singiye kubereka ibyo bintu umukobwa ni igicucu cyane
ni igicucu cyane ariko arabona amafaranga mwana uzi ko ku mbuga uzima uzi ikintu tujya tuzira abakobwa reka nkubwire yego views arazibona ndetse n'ibitutsi byinshi n'abagabo benshi bande su usibye abapfuye usibye wajya kuri uyu mukobwa umeze gutya we yaba ese ubundi kuki yagize black yayireka original ni uburyo bwo kugira ngo ibisa neza oya ntago ari ukuyisa neza ahubwo buri afite n'ibikovu ku ntuzi oya nta bikovu niyo ni tatuwaje ndabona tatuwaje yo ku mukondo y'intuze ariko mureke ishyari ntago ari ishyari umwana ari kwicururiza ntago ari ishyari iri ntago ari ishyari ako buno ni ubucucu hari ibintu twebwe abakobwa dukora ukareba reka uretse ndabivuze nanabisubiramo ko ari igicucu kankubwisukure buri hari ibintu abakobwa tujya dukora ukareba inyungu zako kanya amafaranga burya amafaranga yo mu buraya nta n'ikintu akumarira uranywa ukarya ukaenjoyinga ko nta kintu yakumarira aho nese abakobwa nzira buriya uza amafaranga y'indaya abameze nk'ayi kisira umuyede buriya abayede akenshi na kenshi ntabwo bapfa kubura akazi avuga ati ndayabona uyu munsi n'ejo nzabona akazi nongere nkore ubwo ushatse kuvuga ko Jessica ari iki najumva mubwisukuri uzi ko afite se na mama we ngaho ibaze uyu ari umwana wawe sibyo ukamubona kuntuze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri televiziyo aciho yambaye ukunguko none se uko yavutse intoki yashinze mu ntuze mu myanya ndangagize nese ubundi iwabo ntibabizi ntibamubona ntibamubwira ngo felicitation wenda na felicitation aka ni agahinda umubyeyi aba afite urebye nka mama w'agahinda afite nta nubwo banabyumva nta gahinda ntako ubusa afite agahinda kenshi cyane uzi ko umukobwa azanabyara nawe utekereza uri umubyeyi ubu se niramushaka uzi ko azagumirwa se nta muntu wamushaka nese urumva adakora ubura atagurisha naryamana n'abagabo b'abakapo bafite n'amamodoka erega abo bagabo burya ngo sinzi ukuntu nabivuga ngo se rakira se muvuga ngo buse mbivuge gute iyo imvura iguye aho umuntu akubiwe niho yiyugama urumva sinzi ukuntu nabivuga hariya tubifata nk'umugabo yajya kugama nk'ahantu cyangwa umuntu yajya kugama nk'ahantu haba ari mu gihe apfa kubabona aho yikinga imvura uzi ko hari abagabo urumva aryamana n'umukobwa atari uko abishaka atari uko nyine abishaka nyine we akagira kiriya kibazo akumva nyine arabishaka ubiri ukamukontorora hari nk'abagabo benshi ashobora kuryamana n'umuntu barangiza no kubikora akamukubita n'urushyi cyane akavuga nk'iki kintu twaryamanye ryari kubera iki ese kuki abatamukubise urushyi imbere yuko baryamana nyine we umubiri uramukontorora kubera ubushake afitemo muri we yarangiza akabikora yamara kubikora akagarura ubwenge inyuma akibuka ibintu akoze yareba n'uwo nguwo yareba n'umugore cyangwa se girlfriend we mwiza aciye inyuma noneho mu mutwe bigahita byayuka agahita avuga nk'iki gicucu ariko yaba ari injiji ntabwo ari ubujiji tuvugisha ukuri uyu mukobwa ateye intuze pe ateye umujinya umuntu mukuru uretse ako mwana mbabare wigumya gutuka uwo mukobwa kuko ni umuntu uzabyara agaheka nkawe cyangwa agaheka nk'abandi bamama ngaho reka nkubaze ngaho ndebere n'umukobwa wambaye gutya sibyo uramutse usanze ari mama wawe yakubyaye iyi foto ukayigwa hari umwana ari mama wawe bagakwereka ati dore mama wawe hari abana benshi bafite ibikomere by'uko ba nyina ari indaya ese niba nta yandi mahitamo yari afite n'iyo isukari ari iyo nguyu dufate nk'urugero hari nk'abana ako mwana ugikome urusukame n'ingasi cyane reka nanjye nkukome nanjye byumve hari nk'abana bavutse basanga baba bakoze jenoside atari uko babishaka abatarahisemo aho bavuka urumva kubera ibyaha bya base cyangwa se n'ababyeyi babo bajya kumva ngo dore cya cyana cyo kwa runaka kubera iki kubera byaturutse kuki mu byo umwana arengana u Rwanda rwababariye abo bakoze ibyo byaha rwarababariye ariko n'abandi babarababarira yego ndabyumva ariko hari aho acamo ngo dore cya cyana nta hantu se bijya ngo dore cya cyana cyo kwa runaka noneho nawe ibaze uciyeho uri umwana w'uwo mugore umeze gutya agace katuvuga ngo dore cya cyana cya wa mukobwa wamba ese bitwaye iki amaraso yiwandimo nkavana mu mubiri nayavanamo wiki
Mana abakobwa b'u Rwanda bamaze kugera ku rwego suruzi iyi foto ashobora kuba nta n'ibihumbi 20 bamuhaye ari agatwika for sure 20 se gusa buriya uzacunge kuri TikTok saa 7 z'ijoro haba harimo abakobwa ku buryo aba yambaye iki ikarisa akajya online ubundi agakora online kandi ntaki uzi neza ko mu Rwanda TikTok idahemba urabizi akambara ubusa akajyaho none usanga ntuze aho hantu kuri iyo live huzuye abagabo buzuye kandi atari buhemwe uyu rero nawe ashobora gusukwa nta muntu wigeze kubona wazamukiye kuntu yavuze ngo yaryamanye na se bamwita fofo dance fofo dancer yavuze ko yaryamanye na papa we wenda ushobora no gusanga ari muri interview arangije niho yazamukiye uyu rero nawe ashobora kuba yambaye ubusa kugira ngo abona hazamukira ariko buriya bagakwiye kubikurikirana aho yari gucuruza yewe ari se ariko acuruza ni boutique irimo amakara iyi ni boutique irimo ibishyimbo ibintu byose ni boutique usiko bishyigikiye we ibintu byose ni boutique wowe ntabwo ari kubishyigikira ni amahitamo yiwe y'ukuntu acuruza erega ari gucuruza ari gukorera amafaranga mwana arimo arangiza ejo h'abana bacu kareka jya uva mu mikino ntabwo ari imikino bro ngaho baze noneho wari nka mama reka nkubaze babu reka nkubaze nanjye uyu nguyu uramutse ibaze ugiye gutereta uyu mukobwa wamutereta yavugisha ukuri ntubeshye abanyarwanda uramutse ugiye gutereta uyu mukobwa wamutereta ni mwiza wabibonye ateye neza arasa neza ariko umaze kubona imico yiwe wamutereta wivuga ngo subiza wamutereta nanjye ndakubaza ikibazo kimwe mbere yuko dore nicyo kibazo abanyarwanda tujya tugira ndakubajije nawe ugiye kumbaza mbere yuko unsubiza subiza yego cyangwa we avuga namutereta baramutse bakubwira ngo uyu mukobwa tunamuguhera ubuntu ntunamukwa rwose umujyanire ubuntu akubera umugore njye ntabwo gahaguruka kandi wavuze ariko hari abandi bahaguruka ni inzozi ntugiye kuvuga ngo kumera nk'abandi bavuga ngo ese ufite shira ngo wabaye ngo ari muri imagination nawe shira wari muri imagination Jesus niko uwari mama wawe ntabwo waba proud we nakicwa n'agahinda usibye nko kuva muri uwo mudugudu mvuga ngo cyangwa ko kare mvuga sinzagarukamo kubera iki se ugahunga nyoko cyane akuzi ko ubwo ari ubutima bw'ubunyamaswa ntabwo ari ubunyamaswa nese niba ari ko kuntu sinzi impamvu abanyarwanda bumva ko kwambara ubusa aricyo kintu gituma bahitinga sinzi impamvu indamu zabo bazumva mu kwambara ubusa n'igihe ushobora ubu papa urari biriya bintu kabera yari yazanye byo reka mu urugero papa sava si umusitari none se yigeze yambara ubusa none se buriya busa bwe ninde waba ureba nyine reka abana bazima bakora ubusa bwabo ubwo se hari umugabo wambara ubusa hari utubuno tuba turiho nta kibuno mugira ngo kiricu gusa wajya se kuvuga ngo imbere birasatuye ngo inyuma birasatuye imbere biranagana nka wa mupadi yabisanga ngose ngo umupadi ngo niba ngo baramuguriye ngo bogisa none ubwo ngubwo ngo ajya kwirata niba yaragiye kwirata azamura ikanzu ati imbere bimeze bite ati n'abakristo n'abati imbere biranagana ati inyuma se bimeze bite ati inyuma no birasatuye kumbera twambaye bogisa yibagiwe yambarira igikanzu kwa kundi uri kugira vuba anigiye usohoka inkweto yambaye zidahuye ubwo agenda nta bogisa yambaye ageze imbere ati yagiye kurata kaka bogisa kiba ati bakristo imbere bimeze bite imbere biranagana ati bakristo inyuma bimeze bite ati inyuma birasatuye manuri iki nase papa sava nawe yajya kurata hakireka agiye kwerekana ziriya nyinya witondera ntabwo ari inyinya porotayi niko yavuze mana ishimwe ajya afungura amarembo bashyiraho na sonori ariko papa azava afite amafaranga nubwo atarongora erega hari abantu benshi barongora rwihishwa kurongora ntago ubundi tandukanya kurongora tandukanye no gukora mariage kurongora ashobora kuba arongora buri munsi ikibazo cyarabaye mariage
afite amafaranga si urabona bose amafaranga ya Mariya ese ugira ngo abafite amafaranga si bo banga gushaka kubera iki ubundi sireka nkubaza usibye nk'ibintu twebwe abakobwa twigira urumva ubundi wajya gushaka umugore w'iki kandi ibyo ushaka ubibona uko ubishatse n'abana se ese ubu ngubu abantu bafite abana hanze si benshi ubu ngubu nta mugabo uzashaka kubera yuko ufite abana ufite amafaranga ntawe nashaka ariko bantu ufite amafaranga ntawe nashaka ariko ntafite yego ko mana nyagasani ubuzari wabona umuntu ujya gucurisha ko ntacyo afite indi ufite amafaranga nawe nashaka wajya ugura umugabo akaza akakurongora umwe wenyine se ubaye nk'uwo mukobwa rero nibyo ntabwo nese ubwo utaniye henawe niba uwatazashaka nawe ukaba utazashaka ingo z'iki gihe zisigaye zidutera ubwoba gute ese ngo niba bari kuvuga ngo 30% z'ingo 50% z'ingo zubatse 50% zirara zihanye divorce wenda ushobora kuboneka muri izo ngizo zubatse ushatse waretse se tukubaka niba uri sure ko oyada oyada ibaze kweli ngenda rwaye komeza wibare ndakeguka do aka kajya azagukubita ibitovu umere nka digidi ibitovu ntabwo bigikunda ibitovu ntabwo bigikunda kuko ibitovu bikunda papa sava King James ako se ziramuha birwavuga ko King James yarongoye bucece arongora hehe erega bari abajama kurongora bararongora icyo badakora ni ugukora mariage ngo bazana abagore mu rugo bimenywe official ufite imyaka ingahe nk'ikiyone nese ko utarongorwa uzubwe n'iki niba naraye ntarongo ikinyarwanda navuye wacyumvishije uvuze gute kurongorwa ushobora kurongorwa cyangwa se ukarongora ikibazo ni gukora mariage we kutubaka ngo tuze tuguhembe wabyaye ngo nanjye ntago kuboko kazamuka wese karazamukura akagira cyangwa ntago gipfunduye harabobini kandi shagira amabiye utuma mana ncumura ushobora kuba ushuka bari abakobwa atireka mbafotore wapipe jewe hari abakobwa kabisa ni fo ndeba mu maso hari nabandi bajya mu mavideo bakambara ubusa ariko se barabo bari mu kazi da ese n'uyu wese ari mu kazi ese ubwo ntago umuntu agwaye nk'ibihumbi 100 urumva nubwo akavuga ngo ashaka ko umugera muri video y'indirimbo wambaye agastring nka bimwe bwa yaka karagaciye mu kibuno amabere ange mbaye kwa mukobwa ati none se mama ko giye ntazi kwambara bwa bukareso buciye mu kibuno harya mu mwitane mwoka byaramo umwe ngo wari warasariye Bruce Melody nuza se uri kuvuga dore imbogo oya hari undi wasariye Bruce Melody ntabwo muzi ariko ndamumva ntabwo nzi izina rye ariko ndamuzi hewe nanjye se karakantu ishwi nese we ntabwo kacamo reka singiye gusaduka ikibuno da ariko gaca mu kibuno gusa mu gitsina ho gaca mu kibuno imbere haba hari akantu kometse noneho imbere haba hari akantu kometse kagacamo gutya imbere njyewe niho mfitiye impungenge cyane oya imbere urumva kaba kari wose ubwo nkubwire ngo guki kaba kameze nk'agapfukamunwa gapfutse iki kaba gapfutse nyine gapfutse ntuze nyine ntuze inki yego ko mana nyagasani ese mvugura muri kamera urabaza ko kwa mugani wa mukecuru ateka murabaza we ariko uriya wa mugani kaba gapfutse iki tubisubireho nyine kaba gapfutse iki urwatubyaye igihugu nicyo cyatubyaye none se njyari icyo mvuze kaba gapfutse urwatubyaye ni igihugu kaba gapfutse igihugu se ngaho basi kaba gapfutse icyatubyaye ni igikize nawe wibaza aho wavuye hano navuye rero navuye mu nda ya mama kaba gapfutse inda se
kare cyane ikizibaho cha naransetse kwanze kukivuga oya ni ikizibaho uriya ndifashe ese kizamo pause ni icyo wabwira nk'abana wenda uwo mukobwa abereye roromodo abantu bamureberaho ari nk'umwana uba uri mu gipangu ukoresha imbuga nkoranyambaga wenda nazibona asimbutse afashe nka telefone ntago nabwira abana ari gutwika ntago nabwira abantu ngo mbwira abana ahubwo yewe nasaba abantu bahagarariye imbuga nkoranyambaga bakajya bagira ibiganiro banyuzaho nibyo bitemerewe kunyuzaho cyane ni uburenganzira bwawe. Rega inyanya iyo ziri mu isoko z'ibimene usanga zinagura makeya. Ushatse kuvuga iki? Shatse kuvuga kuri aba ari abakobwa ari inyanya z'ibimene babagura nk'abagura ubunyobwa. Ubunyobwa burahenda nk'igiciro cy'umuneke. Umuneke nawe urahenda. Hase buri ikintu gihendutse n'igiki we Pridas irahendutse kandi buri Pridas kura akazi gakomeye. Ese mwana Pridas buri nicyo kintu gihendutse. Wigeze wumva Pridas barazizamuye? Ibintu byose byarazamutse ariko Pridas ziracyari ijana. Pridas zigura ngahe? Ijana. Shoze kukoresha izamake. Tajya twaguze izanga. Tokaza nawe. Oya kuki umuntu akubajije uhita utinya kandi we bakubaza we wabaza umuntu. Ngiye ntabyo naguze. Oya nese ubwo ntaguze ko Pridas harya bayizita ngo harya bazita iki? Ngiye ntago nagura. Ziraza make nyine zigura izijana. Harango niho umenyera agaciro k'umugabo kuri Pridas. Ni sawa ndaza ndakuvugisha ni mu kiganiro. Sawa. Ngongo iki? Harango niho umenyera agaciro k'umugabo. Hari. Kana niko kantu konyine kabasha umugabo. Gute? Ati aricyo bavuga gute? Ese mwana tuvugisha ukuri ko sida yateye sibyo? Sida yarateye pe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Wowe yukora sex ukoresha Pridas cyangwa ntago ujye uyikoresha? Yewe se kandi njye nakubwiye ngo ntago njya ibyose mbonye. Njye mba afite boyfriend wanjye kandi aba mpagije. None se we ntiyajya kuguca inyuma wenda akaba yabikura ahandi? Ntago mbihamya. Byose ni ashobora kutanaguca inyuma agakomereka mu buryo runaka bundi. Ubwo se namukomeretsa ndi umunyarwanda. Kareka. Gute? Nta munyarwanda azaba. Kereka wa Tanzania n'Abaganda. Nyine ukomeretsa gute umugabo? Nakwa kundi nyine. Ntoze Bruce Meraza davuga ngo yari guhana abana ntabakore ngo niba niba ko hana abana ngo ntakoreshaga. Nagakoresha akoresha gatoki. Ntakoresha intoki akoresha gatoki. Akoresha gati. Ubwo rero ubwo sako gati nakahe? Nyine ni kwa kundi umwana aba yakosheje ugacaga agashari ukamukubita. We nagakoresha intoki nimbi. Ntago yabakubita inki. Ubwo rero nanjye sinamukomerekesha urushyi. Nyine nshaka gusobanura ibyo bintu ariko kumukomeretse se akurabaza we nyine nkuko unyuze ngo umukoresha Pridas cyangwa gutya eso yakomeretse ntago namukomeretse kuko erega hari n'abandi Afrique nawe yakoresheje mu ndirimbo nabo bareba ukuntu bari bambaye. Ni indirimbo yakoranye na Kalifani. Akundi uruganda rukora iyi myenda barwita ngo iki? Ako si ubuntu baba bafite n'imigusiro. Ibiki? Agira ngo bambayemo na kote we yambayemo na pampers ntago ari kotegisi. Kubera hano harimo wambaye kote ntuze pampers imwe y'abana. Erega hari umuntu ufite kugira ngo imizigo ibanze byimbe. Uba warariye neza. Akaba warariye neza hari ahantu. Cyangwa waravutse kumugisha. Kumugisha? Kiva kuri ibyo ngibyo. Yakora uyu muntu yanditse ngo kazungu ka boss ngo yanditse ngo cyaza abanyarwanda mu mukomeje gusirimuka ariko baranasirimutse byo. Babonye ibyo barata. Nese ubwo baba ari mu kazi mwana baba ari gukorera amafaranga. Aka kazi rero kagiye kuzangiza abana bacu. Nimwe mu bibatera.
ese simwe babirebera kandi uri kubishyigikira nimwe babireberaho ibaze nk'umwana ufashe telefone hano siko abana bacokoza usanga n'umwana ukurusha telefone kandi uri umuntu mukuru akagwa ku ndimi imeze gutya cyangwa akagwa ku ifoto imeze kuriya none se yabireba akagenda ese ni ngombwa ngo ubirebe ubikore ariko umwana yabikora kuko niba abonye umuntu mukuru abikoze aba yumva ko nta kibazo kuba yakambara ubusa se mwana abanyarwanda twisubireho baba abanyarwanda twisubireho kame muno n'abakobwa noneho dore ikibazo kimeze aho kiri rumva abakobwa turi twitesha agaciro twamara guta agaciro akajya hari agatangira tugatangira ko twabuze abagabo ko twabuze ngo nawe ngo bana basenkani wabona umugabo te n'imico dufite ese mbundi habuze iki kugira ngo mwiyandarike gutya haye nukambaza wabona n'ubu ngo ari inzoga abana bahaye aya nayo no mukabeshyera inzoga se we nukajya ufata ibintu by'amafuti ngo bigereranye n'ibintu bizima inzoga ntago yagukoresha none se reka nkubaze umuntu yatinyuka akajya ku karubanda akambika ubusa bingana gutya akishoramo intoki nta kintu yanyweye nta uburyo bwo kugira ngo atwike abone amafaranga nzamuzana hanga dukorana ikiganiro nzamuzana hano dukorana ikiganiro akubwira inyungu abibonamo uzi buri abagabo usibye no kwicara tugakorana ikiganiro nawe no kugendana cyangwa nkanamenya ngo n'uyu nguyu umuntu akambona ndi kumwe nawe ntabwo bishoboka kubera oya umunyarwanda avuze ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriwe umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriwe none se nk'ubu ugendana na Bruce Melody urarese ko ari rutwitsi si umuntu erega Bruce Melody nta mico mibi afite biriya bishegu n'abakera barabiririmba iyo ugendana na perezida we perezida wacu uyu uwo ari we wese n'uw'abanyonzi yego ko nawe uri perezida ako mwagiye mujye bareka kutubeshya ntago ari ukubeshya buriya indaya igendana n'indaya ngenzi yayo n'umusinzi akundana n'umusinzi ko tugendana njye nawe yego gitare cy'amahanga ndabyashoboka ubwo njyewe ndi icyo uri iki ndabyashoboka ubwo ni wowe nembe shamana nyagasani azi natari ese mwana wenda tusoza no tugana no kumusozo ni iki wabwira kuri uyu mukobwa cyangwa se wenda nabandi bakobwa bashaka kumera nkabo urumva cyangwa se nabandi bameze nkawe inama ngiye nabaha abanyarwanda none urubyiruko muri rusange bireba ubuzima bwa none ahubwo bareba ubuzima bw'amasaziro yabo noneho kandi ntibitekerezeho bo ubwabo batekereze ku bana bazabyara sibyo bareke kumva ngo gutwika yego ntago wabimukuramo ariko shaka ubundi buryo utigaragaje ku karubanda ubundi buryo ubuzi buriho none se niba ari bo buryo abonamo amafaranga ariko nawe rero jya ushyira mu gaciro ari bwo buryo abonamo amafaranga ubu ushatse kumubuza umugati none ajya kwibaba umuteme se ariko wibye ute niba imana yaraguhaye amaboko abiri oya n'imana yaraguhaye amaboko abiri ikaguha amaso abiri ikaguha amaguru ingingo zose ukaba uzifite hari abantu bariho badafite na kimwe sibyo wowe ukaba uri kubikoresha nabi ari gukoresha kimwe mu ngingo z'umubiri we afite ntabwo kuri ari bwo buryo gena numva yagakoresheje ubundi buryo wenda yarabugerageje reka nkubwire rero nanone mwibira akantu urumva ako kantu njye nkunda kukavuga kuko hari ahantu nagasomye wumvisha uregwa ntago wamwica atarahagera ushobora gusanga iyo mirimo yose yindi yarayigerageje iyo kwambara ubusa ariyo yamufashije wamujajinga gute niba ibyo ari byo byakunze ntago mbihamye kubera iki reka nkubwire impamvu ntabihamye uyu musista birashoboka ko ashobora kuba ufite YouTube runaka TikTok runaka Twitter runaka wenda akayishyira Instagram TikTok na Twitter ngaho sacinga iryo zina ryiwe ureba aba views afite arebwa cyane siko kwinjiza kwese oya nta Instagram ntago ariko abantu bose bakoresha Instagram ariko bahembwa n'abakoresha YouTube bose siko bahembwa ngo ntago ariko bose bahembwa
hari n'abajya hari agatwiko kugira ngo akunde yiyamamaze akunde agaragare bamumenye azamura izina rye ariko atari kahembwa ibyo nabyo bimenye yaka nicyo wamubwira se twisoreze ikiganiro ndamukumbuye mana ndamukumbuye mu bibikazi yaragukatiye wapi yaragukatiye muhamagare kugira ngo byumve mbwira muhamagare yaka kare yaravuze ngo ngewe reka yarampamagaye nyuma ikibuno kinini ariko ikibuno ndagifite ese nkubeshye ntago nakubeshya turi kumwe shumi twereke ikibuno cyawe ngenda ko uko nshoboye ariko yakamuzabane cyangwa se mukundane yakase ubu se nicyo wamubwira aka kanya yayikuye uri ari gusambana ndakanyaga ubwo aba yakuburanye iki kambaza ariko akunda ntago akunda abantu waba uri mwiza kose yikundira ikibuno ubundi yaka ahantu abonye inyijegera niho yirukira ubwo rero nawe korini gure cya kibuno ariko tumwemeze gure cya kibuno tumwemeze cya Venezuela nabonye Brian akigura kimwe kigira uruhande rumwe ntabwo yari aringaniye akajya giteraho kirida ati we jombaho kirida kimwe ahubwo anahita gicomoramo kirimo gisumbana ababonye wa mukobwa nawe yagifashe yacyambaye kigahita kiza hano imbere kandi ari mu bukwe yagiye banze mu murenge ese biriya bibuno ni fu ahubwo hari amavuta basigaho ngo kikajegera fureshi ako kiriya kibuno nta nubwo kiriya kibuno iyo cyambaye uba umeze nk'ifite amagufwa igenda ikibuno kitijegeza ariko iyo hari amavuta basigaho noneho kikagenda kimeze wabona akaguru beyo kari kagenda ikibuno ukuntu kigenda kijegerajegera ese ayo mavuta agura angahe amavuta ngiye nyakugurira uzana ikibuno ariko yakakurongore ikibuno ndagifite ikibuno ndagifite wacishamo string kari akantu kansatura ikibuno wapi nk'iki wenda mw'ijoro yego mana ngiye nkumbuye yaka mana we kumbuye yaka ndamukumbuye nzamukuzanira mana ikindi suhuje abafana bacu abwira abagore bakomeze bakore subscribe bitabire bakomeze bakore subscribe bakomeze bitabire nagize ngo uvuze abagore no abagore se ko bariho ese manu ubundi wigisha iki abanyarwanda bigisha iki se nanjye nta kintu ubu nta nubwo bakura amafaranga hano bakura amafaranga bakareka bakava mu burayi mane bakoresha ubwenge bwabo n'imbaraga zabo rega nta kazi kabigabaho ikintu cyakora wenda ntabwo mfite imyaka myinshi ariko ikintu cyo maze kubona nta mafaranga make abaho nta n'amafaranga menshi aba ati gute babu va mu mikino babu reke tubane tubivugane ushobora kuba ufite aka kanya ikibazo cy'ibihumbi 10 wamara kubona ibihumbi 10 washakaga ko wifuje ibihumbi 20 urumva ushobora kuvuga ati jewe mana nyagasani wama nkabona igihumbi wamara kubona igihumbi atariko buryo wama na 2 nabyo ntago nabyanga mbese kamere muntu ubundi kuntu twebwe turemye nubwo bajye bavuga ati kwifuza ni icyaha twebwe kamere muntu turemanywe kwifuza revo ushaka kuva kuri revo imwe ugera ku yindi iyo ugize gutya imana ikayiguha ubu undeba ukumva uranyifuje yego ko mana ko mfite sheri wanjye w'amatuza se ngiye mfite amabuno wese twaba akawe nta n'ikintu twanavugana kubera nase wagira amafaranga hari umuntu ushaka kukuvugira yakaramukatiye yaramukumbuye yaka niwe wamukatiye kare kandi abuze ngo afite sheri wiwe kandi twaravuganye nyuma uze ngo ufite sheri we haba oya karabaye sheri wiwe ufite amatuza none nayo ndamubwira ati se yaka aramukatiye ufite amatuza ubu se yakandusha amatuza niko yakandusha amatuza yakawe nyihangaje kabisa reka kwanga ni mu gihe umuca inyuma nawe ariko ni kimwe ni kimwe nawe afite arya ninde ese ubu yakayakugerezayo mwana wenda ako kantu ako mwana yakaza akazi shuwa erega ibiryo byose kuvuga ko ibiryo ari byinshi siko bihaza hari n'igihe usanga nta peti ako mwana ubu nawe nturi nkazo ntabwo kuvuga kuri ibiryo byinshi ye ari kuvuga ngo abagabo bose yahuye nabo
yaka niwe wamunyuze nyine ese sabuze ese yaka ko mukunda oya hari umuntu ushaka kukumbariza ikibazo kimwe genda umumbariza ikibazo kimwe genda abagabo bose nahuye nabo mani yakanyeye mukunda bisanzwe ariko nyine nsubiza ngiye nkwibariza akabazo kamwe ako mwana tujye tuvugisha ukuri akaranatwika aratwika uzi impamvu nkunda yaka mani yaka ntabwo yanca inyuma uzi impamvu yaka ntabwo yanca inyuma yanca inyuma gute se nta mafaranga agira reka mubaze yaka uri mu mufuka we mu mufuka we ubwo se wayoberwamo bebe ahubwo nimero yanze gucamo oya ahubwo wowe yaka yaragukatiye n'ubundi kuraho uramushaka se ntabuzwa n'iki se kumushaka kandi nabonye ari agasore keza agakomana yagasema irya kabiri cyo twarire yakakunda ikibuno nk'iki cyanjye kandi ntacyo ufite kandi cyawe kitajegera jegeza turebe oya ntukajye wiyemera rwose haguruka base dukompete nimba oya ntabwo ngiye nkompeta njye ndizeye ntabwo njya muri kompetisiyo ntabwo njya muri kompetisiyo ndizeye ase yaka ko yambwiye ko ankunda kukurusha riri yego ku mana yanjye yakaranyemera ari serious